Abanyarwanda baravuze ngo iyo umuturanyi wawe ahishije inzu kandi nawe utuye muri nyakatsi, nawe uzaba uwa mbere mu kumuzimiriza umuriro kandi uzamutabare witabara, kuko ari wowe uzaba usigaye cyangwa utahiwe. Hari n'abavuga ngo inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Umugabo wawe aba akubitishije mu cyeba wawe, ni weho uba utahiwe. Nshuti bakunze ba P4 TV Official, tugiye kubagezaho agatekerezo, blague cyangwa joke k'amatungo yo mu rugo. Imbeba, ihene, inka n'inkoko. Umunsi umwe imbeba iza kuzitakira no kuzigisha inama. Ati none se bavandimwe, ko nabonye umutego w'imbeba bita Rwagakoco muri uru rugo, ko numva nta mutekano mfite muri uru rugo, kandi ko naruvukiyemo namwe mundeba, none nyir'urugo akaba yamfatiye ingamba, nkaba numva nta mutekano mfite, ariko namwe nkaba numva mutorohewe. Mwaretse tukajya inama tukagira icyo tubikoraho. Inkoko ibanza gufata ijambo, yishongora cyane ku mbeba. Ati ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka se, wa mbeba we ukaba wabonye Rwagakoco, uradusaba gufata ingamba mu mwanya wawe, ko warangije kumenya ko ari wowe yakorewe wayirinze. Imbeba iti ntiwigore muvandi, atari ko vuga uziga mama, kuko uri kumbwa ruba ruri no ku muhigi. Ihene nayo birateruye iti murapfa ubusa ariko. Ati wa mbeba we waduhamagaye utugisha inama, none inkoko ikugiriye inama. Ati reka nanjye nunge mu ryayo, iriya Rwagakoco nzi ko atari njye yakorewe, nta nubwo bayizaniye inkoko cyangwa inka. Ati dore ni weho ushakishwa, uzajya ugira amakenga rero. Imbeba irongera iti ndagushimiye nawe usobanurira imbeba uko ibintu bimeze n'uburyo imbeba ikwiye kubyitwaramo. Imbeba biciye mu ijambo inka, iti ko nshimye ko umenye uko mbyitwaramo. Ati none se mwebwe mwarangije gufata ingamba z'uburyo namwe mubyitwaramo? Kwiyumanganya iraseka cyane. Ati none siriya Rwagakoco wumva yantwara iki? Ati nubwo nayikandagiraho mbishaka, wumva yamfata ikinono, yamfata umurizo, yafata he? Mu gihe bakijya impaka kuri ibyo, wumva Rwagakoco irakubise. Bose bariyamirira. Ati ugeze amahirwe noneho si wayifashe. Ati ahubwo ni byiza ubwo tumenya aho ihereye, hariya uhirinde ntukahagere, kuko nuhagera izakumena agatwe. Ubwo nyir'urugo nawe ahita ajya kureba imbeba ko ariyo yafashwe, kuko yari yaramuzengereje, yari yayishyize ahantu hatagaragara neza inyuma y'imifuka y'amasaka n'ubunyobwa, yanze kwishyira ku mugaragaro kugira ngo imbeba igende ikurikira impumuro y'inyama yokeje bari bayiteze. Noneho imbeba nigenda ikurikiye iyo nyama, ntibone ko ari Rwagakoco, nijya kwifata ihita yishibukana. Nyir'urugo noneho ariruka ahagarara imbere y'umufuka, akurura Rwagakoco, agiye kumva yumva inzoka iramurumye. Nyir'urugo arebye neza yasanze ya nzoka yafashwe umurizo gusa, nuko arayica, ariko yari yamurumye nyine. Nuko uko iminsi yiyongera arushaho kuremba, agira umuriro, arabyimbirwa, ndetse atangira no kunanirwa kurya. Nuko umugore wabibonye abaga ya nkoko kugira ngo aramire umurwayi, biranga birakomera. Haza inshuti z'umuryango zije kumusura, zimugira inama yo kumujyana ku bitaro bikuru, kuko aho yivurizaga ntacyo byari byatanze, ariko bari bafite ikibazo cy'amafaranga. Nuko bigira inama yo kugurisha ya hene. Nibwo Mucoma yazaga abaha amafaranga bajyana umurwayi kwa muganga. Mucoma nawe ajya kubaga ya hene. Noneho imbangukiragutabara igeze mu nzira itarageza nyir'urugo ku bitaro bikuru, aba arapfuye, nta kindi cyari gisigaye usibye kumushyingura. Nuko mu gukurikira iyo haza abantu benshi cyane, kuko yari umuntu ukunzwe n'abantu benshi. Nuko umugore we n'abana banyakugenda bajya inama yo kubaga ya nka, bagura n'ibinyobwa bakurikira iyo, ubuzima burakomeza. Imbeba isigaye muri rwa rugo yonyine, nta nkoko kuko bari bayibazi, bayigaburiye nyakwigendera, n'imbeba yiryaho. Nta hene, Mucoma yari yayibaze atanga amafaranga yo kuza nyir'urugo. Nta nka kuko bayibaze mu kiriyo, n'imbeba iryaho. Muri kumva rero ururi kumbwa ruba ruri no ku muhigi, weho urabyumva ute?
twandikire muri comment, ukore like, share na subscribe. Ibyiza biri imbere.